Boy, uyu munsi wirute amakuru yawe? Yes, uyu munsi niriwe neza, amakuru ni meza kandi meze fresh. Sawa, niba amakuru ni meza rero, ariko uyu munsi nguhaye umwanya kugira ngo ubaze ikibazo ngo umuntu yakubajije yagutumye kuzakubariza mwarimu twagisubiza kuri kamera. Muri ibi bintu byo bambajije ikibazo pe AI literacy ngo hari ikindi kintu ngo cyananiye abantu, ariko wewe ndakeka baragishoboye. Niba utarakibasobanuriye neza kuko batarakwizera bakubwiye ngo bahamagarire mwarimu today ndahari. Umunsi ndahari kugira ngo banza konyizera sha ni iki ngo cyananiye abantu ngo niwe basha kugira kantu kabananiye nako nkabafashe uyu munsi. umva nyine ikintu cyabananiye hariya, ikintu cyabananiye ngo ni gufungura credit account. Credit account nyine urabona muri Islam dire hari account ni nako kantu kabanza niba ari ibyo ngibyo rero byo gufungura credit account, reka tuwe gutinda mitengera gute nsubiza icyo kibazo kuri kamera dufashe nyine uko narimbi byose niko kantu kabanza, reka mitenge subiza kugira ngo ibintu bigire gute, ibintu twe gutinda mu mwanya wenda wo kuvuga ngo yego bigende neza nyine si byose kuko nabo bajya barambirwa baba bashaka ibintu byihuse, ntabwo baba bashaka cyane ibintu by'ibiganiro, ariko nyine no kuganira biba ari sawa, sibyo? Ntabwo aribyo boy we ngo muri iyi minsi dushaka ibintu byihuse nibyo ngaho rero ugira tubigisha mbete mbafasha ubundi dukomeze n'ibindi nyuma y'iryo somo tumaze kuritambuka. Wenda twaganira nyuma y'isomo ariko twamaze kuganira kuritambutsa. Yes, ngaho mu nyuma yacyo nibyo byiza amaso kuri screen zanyu ngiye gucisha aho ngaho kuri screen natinze kugira ngo musobanukirwe uburyo muzakemura ku kabazo. Yes, teacher twizeye ngaho ugira gute fasha abantu tubwire uko tubigenza n'abandi bagire gute babonereho. Nk'uko boy rero n'ubundi akomeje kubimbaza ngo hari abamubajije ikibazo yavuga ngo uzababarize mwarimu ngo ni gute hari akantu kabananiye kandi niba karabananiye rero reka nkabafashe nako. Hari ukuntu ngo gucreating iyo bita credit account byabananiye. Yes, nta kindi kintu bizagufasha gucreating credit account rero uzahita ukanda n'ubundi hano hejuru ahangaha aho urabona haje akantu k'akadirishya, uhita ujya kuri guidance create a credit account, niho uzahita ukora niba byaranze. Dore ngaho mahisemo, uhita uza hehe uzamuke hano, urabona hano hantu ndazuminze hano kano kajambo credit uzahita ukabona kano kajambo kanditseho ngo credit k'ubururu kadasa n'ibindi, ukabona kandi kuyanzuminga ukagera gute ukakabona aka kajambo muri amagambo nukabona we ntuziri kujya kuri go to activity, ahubwo uzahita uhita ugira gute uhita ugakandaho. Ukimara kugakandaho rero bazahita bakujyana hehe kuri credit by Pearson cyangwa se Pearson. Yes, nta kindi kintu bizagukorera usibye guhita ubona muri phone yawe nubona bitarimo, kubera yuko uzaba uri gukoresha uburyo bwa telefone kano kantu ka sign in nukabone uzakande ku turongo tuba turi hano hejuru mu nguni, numara kudukandaho n'ubundi ukore kuri sign in uzahita ubona, urabona sign in izahita iza. Dutegereje gatoya, internet none ntabwo ibiri kwirukanka cyane. Icyo nkubwira cyo nuko uzahita ugira gute ubona ahantu hameze gutya. Yes, uzahita bakuzanira ibintu bimeze gutya, ariko wowe ibintu byo kuvuga ngo sign in email na password ntuzashyiramo kuko uzabona account ufite, ahubwo uzahita uza ukande hehe kuri create account. Yes, create account, urabona bazahita bakubaza amazina n'imyirondoro yawe yose no guhitamo iki igihugu. Ukuntu uzahita ubigenza rero kugira ngo creating credit account, ubundi kambisobanure nyira ahangaha uzahita ukora kuri uzahita ukora hano kuri G ino gogo kano kamenyetso ko hasi kana kagogo ubari kuhitamo ahangaha nkuze urahabona, kugira ngo bikorohere we kwirirwa kubaza bazakuzanira muri email ziri muri telefone yawe, uhita uhitamo imwe nurangiza ugire gute ucreating account. Ukikandaho bazahita bazuminga n'ubundi bakuzanire amazina yawe n'imyirondoro yawe yose washyize muri iki account. Kubera yuko njye narayicreatinze rero bahise banjyana muri account yanjye, niyo mpamvu rero ariko we nubikora bazahita bakubaza, ariko hari akantu nabasobanuriyeho gatoya, reka nsubire inyuma ho gatoya kugira ngo mubimenye hatazagira wenda umuntu ubiyoberwa ukuntu bigenda. Hano utukiri gucreating account hano hirya inyuma gatoya hano kuri sign in none narengeye kubabwira rero, ugiye gucreating account hari ibintu bagira gute, hari ibintu bakubaza.
hari ibintu bakubaza kanze nkore log out kuko ndi kubona hano bitari guhita byemera, kankore sign out kugira ngo mite nkabereka hano kuri create account. Yes, kuri create account hano hari ibintu bakubaza kugira ngo uzahite ubishyiramo byihuse. Nushaka kuzadushyiramo amazina yawe, ushyiremo email, nurangiza hano gushyiramo igihugu n'ubundi uzamure uhitemo igihugu kihe, igihugu cy'u Rwanda uba aricyo uhitamo. Numara kugihitamo hano uzahita ukibona hano hasi gato. Yes, nguru Rwanda rwacu. Numara kuruhitamo ushyiremo password ubibure hano nahangaha nahangaha uhita ukora kuri I'm not robot bakuzanira ino nuzuyikire. Bambajije guhitamo ahantu hose hari igare, bivuze ngo ahantu hose mbona igare ndagira gute, ndahitamo. Ndangiza nkora icyo bita verify kugira ngo bamenye ko am human. Yes, uzahita ubibona nurangiza gushyiramo ibyangombwa byose ukore kuri create account. Noneho iyi credit account ikintu ikumarira, iyi credit account cyangwa se credit account ni account ijyaho badge cyangwa se zibita digital credential. Yes, izi digital credential urabona iyo urangije kwiga ino AI literacy wabonye ko bakubwiye ngo you have earned digital credential. Bivuze ngo ikintu winjije niyo bita badge iyo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo badge uyifite ibisharinze umuntu kuko ihita yibika kuri account bita credit, kuko abenshi bagiye babona email bazikoreye abango accept your digital credential. Umuntu rero ifashe agahita acceptinga, bivuze ngo yahise ijya hehe kuri iyi credit account yiwe. Buri certificate yose uzakorera bakaguha icyo bita badge, ugahita uyishyira ahanga cyangwa se ukayacceptinga, izajya ihita ijya hehe kuri iyi credit yawe. Ubwo nicyo kintu bigize gute, nicyo kintu bivuze. Ubundi mbabwira ngo iyi credit account nicyo ngiki kumara, niyo mpamvu kugira ngo uyifungure ku muntu wari warayobewe uko ayifungura. Rero ubwo ndamurangiye, aho ugira ikibazo wagira gute, wakongera ukambaza byihariye biri personal. Kanze ndaza gushyiraho wenda namba yanjye wanyandikiraho ukambaza biri personal kugira ngo umenye buryo ki ucreatinga iyi credit account ukabikora neza ku murongo nta kikugoye. Wenda ukambwira aho byakunaniriye, wenda akantu utabonye nkagira gute nkakagufasha. Sawa rero boy, ndakeka abahamagariye kuko umuntu wari wamubajije iki kibazo uburyo bayifungura, ndakeka abashije kugira gute gusubizwa. Turahari kugira ngo tubafashe. Rero ugize ikibazo n'ubundi watwandikira kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe. Ni ukutwandikira gusa, kwihamagara ntabwo byemewe, ni ukwandika kuri WhatsApp gusa. Yes, mwandike kuri WhatsApp ubundi tuzagira gute, tuzabasubiza tubafashe, kuko Skillnet Rwanda nyine nicyo kintu ibereyeho, ni ugufasha ikintu gufasha abanyarwanda bose n'abandi bantu bose bashaka kumenya ikoranabuhanga uburyo warikoresha n'utundi twose tw'imitego tugiye turimo nyine tukugora. kandi burya ikoranabuhanga bisaba kugira amatsiko no kurikunda no kuriha umwanya, ubundi ibintu byose bikikora ko nta hantu wazagira, nta hantu waba iri koranabuhanga nta hantu warihungira, kuko ibintu byose mubona ko byabaye ikoranabuhanga. So ndabakunda, ngaho reka twisubiranire na boy wanjye tube twiganirira mo gatoya. Yes, good. Okay boy, we nizere ko rero usubijwe pe. Yego, nizere ko usubijwe ibintu byo gucreatinga credit account, ndetse n'abandi bantu bose bari barabikubajije byarabacanze. Nizere yuko basubijwe kuko ntabwo umuntu udasubijwe nyine uri kureba asubiza inyuma, biroroha cyane. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo uyu munsi wongere wibutse aba bantu ahantu turi, ntabwo tuba twabasuhuje nyine kandi banga tuza twirukanka mu ishuri. Ndabasuhuje njyewe, duhangayikishijwe no gusubiza ibibazo byacu cyane no kubisubiza pe. Nshakisha aravuga ngo uyu munsi tugomba gukora iki, tugomba gukora tutorial cyangwa se video yerekana uburyo ki ibintu bikorwa. Rero hari ikintu rero yego kibabwiye icyo kintu urakimfasha, ariko kambanze ngira icyo ngemba ndagufasha pe, niteguye kugufasha ko nabakoze. Yego urabona, ikintu cya mbere rero nshaka yuko mukora, cyangwa se ikintu cya mbere nshaka yuko tuzirikana, ni uko washyira muri comment ukavuga ngo uyu munsi dukeneye hariya hasi yaba ngo urayishimiye urayakunze. Niba yakunze andika muri comment aho hasi, aho hasi hari comment, cyangwa se hari ukuntu bajya kwandikamo ngo shyiramo kwiyumva, bagashyiramo akantu nyine mu cyongereza, ujye ureba aho hantu handitse comment, wenda hano hasi igitekerezo cyawe. Watuma igitekerezo ukatubwira ati content zanyu ndi kuzikunda, cyangwa se aya masomo yanyu ndi kuyakunda, ukadushyigikira nyine wiyandikisha mu ishuri nk'uko bagiye kubabwira abasobanura uburyo biyandikisha. Ubundi mwubwira ngo yewe ni mwarimu wanyu Modern
ubundi tugira Mwarimu gute dukunda. dukomeza twiga kandi tugira gute twiyungura ubumenyi nyine tunakundana turushaho kwerekana urukundo sibyo boy ngo babwira ubu ibindi nawe ushaka kubabwira babwire n'ibyo ushaka kubifuriza kuko credit account yo buri wese already tuwo byananiye amaze kugira gute kumenya aho azanyura akayicreating akandi kantu ngenge kumanza kubibutsa nuko iyo credit account uraza kongera usutari wakabuze koko n'ubundi yawe winjira kuri account yawe ya hahandi winjirira kuri ya link uhita usubira kuri ya credit account unyure kuri ya user nakweretse nabanze gukanda bwa mbere ka modire ka guidance numara kuhakora ugenda uhita ubona ahantu kuri go activity nuze kuhita ujya kuri go to activity aho ugiye tukora ukande kuri markers completed kugira ngo bahite babijyana ahandi bigize gute bigiye kwa birangiye bakangahe ijana ku ijana niba hari ikindi kibazo wagize wenda reka ngubwire nimero uri bunyandikireho ngiyo kuri screen aho ngaho iyo nimero muri kureba tuzahure ryari yandikire kuri WhatsApp gusa ntuzayihamagare ibyo buryo bagomba kwiyandikishamo n'ibintu batagomba kwibagirwa kuko mba ngomba kumwanya wo kuvuga ibintu batagomba kwibagirwa n'iki batagomba kwibagirwa yes ikintu batagomba kwibagirwa no gukanda like subscribe ndetse na comment y'uko bivuze ikindi bakiyandikisha nyine kuko subscribe niko kwiyandikisha bote ya subscribe irahari wiyandikishije nk'umunyeshuri abanyeshuri bagenda bagwira aho rero katubasezere urakoze kuko bagomba kugira gute kwiyandikisha neza nawe wakoze bakabikora ibintu neza reka tubasezere tubabwire ngo bye murabeho tuzahura ryari tuzahura ubutaha pe twongera duhurira mu yandi masomo gusa ikiza no kumwavuga ngo uyu munsi dukeneye kwiga kuri iki kintu mudusobanurire yego bashyira muri comment ikintu bashaka ko tubasobanurira kuko nanjye ntangiye kujya mbimenya sibyo bye 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 murabeho